gutandukana bikomanga. Yego. Ubwo ni divorce. Divorce irimo ikomanga. Aho kugira ngo ibye mu bikorwa ahubwo hakazamo Imana ikakuvunjiramo ibintu nka biriya twumvise. Umwe ari gutandukana akakugurira etage n'imodoka n'ibindi byose. Abantu baragiye guserebura gutandukana bakamwara. Imana bikoze igitangaza. Vugira ijambo ngo ibasha guhindura. Ibasha guhindura. Haleluya. Ibasha guhindura ibintu bibi kabigira byiza. Iyo rero ni umugabera twigisha twe si idini si itorero ntigenda kubaryo. Ibasha kugira gute? Guhindura ibyari bibi. Poroti hindure, mu badivi hindure, mu basilamu hindure, mu bagatolika hindure. Aho umuntu wese amva avugira Imana. Yego. Hageze umuntu avuze umusilamu, abasenga Imana ntasenga shit. Subira inyuma ntago mbyumvise neza. Iyo wari umukene mbere yuko rero ufite ubuzima buciriritse uri umukobwa cyangwa uri umuhungu. Wamara gukora ubukwe ubuzima bukagira gute? Bugahinduka. Burya ntago ari inyenyeri yawe. Ni inyenyeri y'uwo mwahuye. Niyo mwahuye. Urayirukana birazima. Birajyana nawe. Nuko rero muri comment bandike hari wirukanye umugore n'inkoko zirapfa. Yaragenda bikagenda ariko. Erega basigaye bose barujemo ni ibisahura ni ibisahiranda. Ni ibisambo ni ibisenya ni ibije kurya bimwe wazituye. Yego. Kandi watumye bizituka uramwirukanye. Imana irabizituye kugira ngo mubisangire. Umugisha uzamwe n'umuntu mubana nshaka kumva iryo jambo. Yego. Cyambere nta safuriya nta gikombe nta kintu wagiraga. Yego. Ukoze ubukwe ibintu birazamutse. N'akazi karabonetse. Inyenyeri yawe. Yego. Yahakijwe n'iya mugenzi wawe. Nkuko yavamo ngo nkuko icyuma gikaze ikindi. Niko umuntu akaza mu giki. Yuko hari igihe Satani agenda agafunga. Yego. Nyamukuru kugira ngo abandi uruhererekane rwinshi rubiburire. Ijambo ryumva. Ufite abana bafite ubwenge. Ariko kuko nibajya kwiga umuryango uzazamuka Satani agafungira ku bushobozi bw'umubyeyi. Abana ntibabyungukiremo. Barajyayo? Ntago bajyayo. Biragenda bite? Baragumaho. Cyangwa urupfu rukaza bigahagarara. Urumva we Satani cyabashaka yavuga ngo mugende mujye ku kirorero. Murahasanga icyana cy'indogobe kitaricarwaho n'umuntu wari wese ariko kiri ku kizira. Hari diplome zikeneye kubona akazi, hari abakobwa bakeneye, hari permis zikeneye, hari abahungu bakeneye abagore, hari permis zikeneye gutwara imodoka, hari abantu bakeneye kwinjira mu buzima, hari amazi akeneye kujya nk'abapangayi bakishyurwa. Ibaze kugira ngo wemvese amafaranga ya banki ni ubakubura umupangayi. Uzi ko hari inzu nziza rwose nziza ariko Satani ni umugome na umutuku. Hari umukecuru wavuze ngo Satani ngo ni umutuku. Umujene ko babyitariye. Urumva ikamara amezi 6 silivupure amezi 6 inzu nziza igeretse rimwe kandi uhora ubona ngo icyapa ngo house for rent. Kugira ngo winjire muri rya deni nibazayiteze cyane noneho n'ibyari byarazituwe byongere biziriko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries hamwe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste muri ya gahunda yo kwezi kwa 9 ko kwibukwa gutabarwa kurengerwa no gukundwa n'Imana. Dukomeje amasengesho twinjiye mu cyumweru cyitwa ngo bohora zitura kuraho iby'abarozi baziritse iby'abagome baziritse iby'abagambanyi baziritse ikintu cyose kiziritswe kigomba kuziturwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Natwe muri aya masengesho witegura kwakira ibyaziritswe byose maze ukabasha ukarengerwa. Imana nishimwe cyane kandi ni muri urwo rwego dukomeje ya gahunda yacu ya Seeds of Joy. Fasha abana, ita ku bana, ita ku babaye. Ni uburyo bwiza bwo kwerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari itorero, si idini, si n'umuryango, sigenda no kuba n'itorero burundu, ahubwo naho duhurira tukanezerwa. Bohoza zibuza isoko yawe. Amina, amen. Ngusuze nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho dukurikiyeho herereye hose. Aha ni kumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Turi muri cya cyumweru n'ubundi cyo kuzitura ibyawe biziritse. Ejo twabonye ibintu bikomeye ariko n'ubu turacyakomeza. Ariko ubundi kuki ibyo dusengera, kuki hari ibintu tubona ariko ntitubashe kubifata, ni icyo ngicyo tujye kuganiraho kandi tunagisengera. N'ubundi amasengesho arakomeje.
umushumba aracyabafasha kwa kundi nyine asanzwe abafasha kuri telefone, kuri message, ibintu bikagenda neza. Waramutse neza mushumba? Naramutse, ndashima Imana. Ibintu biri kubohoka pe. Yego. Abantu bafite ishimwe rikomeye nuko mba ntemere gusoma amashimwe y'abantu. Nanjye hari ibyo numvise ndavuga nti ubwo ibyo bishobotse kandi bikomeye, ibyanjye biroroshye. Ahubwo ikibazo bishobotse byari bivuye. Yego. Ariko uzi kubona gutandukana bikomanga. Yego. Ubwo ni divorce. Divorce irimo ikomanga. Aho kugira ngo ibye mu bikorwa, ahubwo hakazamo Imana ikakuvunjiramo ibintu nka biriya twumvise. Umwari gutandukana akakugurira etage n'imodoka n'ibindi byose. Abantu baragiye guserebura gutandukana bakamwara. Imana ibikoze igitangaza. Vugira ijambo ngo ibasha guhindura. Ibasha guhindura. Haleluya. Ibasha guhindura ibintu bibi kabigira byiza. Iyo rero ni umwuga bera twigisha, twe si idini, si itorero, ntigenda kubaryo. Ibasha kugira gute? Guhindura ibyari bibi. Poroti hindure, mu badivi hindure, mu basilamu hindure, mu bagatolika hindure. Aho umuntu wese amva avugira Imana. Yego. Hanyuze umuntu avuze umusilamu, abasenga Imana ntasenga shitani. Yego. Ntakajya uruza binzanaho nubwo yita Yesu ngo Isabine Mariam ibyo biramuri nikazi ke. Ariko na Imana ramuremye imvura iguye n'inyamirambira irahagwa. Sholama. Amina. Bajye bareka amatiku y'amadini, mureke dushaka imbaraga z'Imana. Ibasha kugira guhindura ibyari bibi. Ariko ibaze gufata divorce ikomanga kayihindura metage n'imodoka. Akosobundi ibyo bintu ubundi wabisobanura gute? Mumano ntago yabyumvaga. Ubwo umuntu umeze gutya muri iyo situation ukaza ukamubwira ngo Imana indi kubona ubwo mu kindi gihugu ntashaka kuvuga, yagiye muri ambassade ifite icyicaro muri Tanzania. Inshuro enye zose bamusubizayo. Ndamubwira ngo ku munsi wa 5 ujya kujya uzahamagara ugeze ku muryango. Ibyo nyine kumuhamagara Imana irayiguha, ati agiye barayimuha. Atugenza gute? Ibasha kugira gute? Guhindura. Narakubwiye mu kiganiro cy'ejo ngo isengesho rirema ntiribizi icyuya. Amasegonda make cyane. Ariko ngo hari mu magambo benshi yanga ibicumuro. Yego. Erega mbere na mbere siko muri Bibiliya irabivuga. Amagambo menshi abamo ibicumuro. No gusenga ngo dusubiremo nk'indyarya no gucumura. Icyambere bundi gusenga urabanza ugasetinga. Kazamura kwizera. Buri uzarebe ntidukorana mu kazi. Iyo ngusimbukanye nasimbuka cyangwa ugiye ndabanza nkibaza. Eske umuntu w'umugabo yabikoze bishaka? Kabatura cyagiye ngo ikiganiro cyarapfuye nyine babigize inkuru kandi n'ikiganiro kimwe. Wowe wakora ikintu bishaka wowe? Ndabanza nkarora. Ese geri kucyamye kirakira. Cyatakimpaye. Se nubundi bugoma asanga ngo ninca kuri njye ryase no. Nabwa nti oya. Yanga byakunda. Nuvuga ngo uyu muntu ubesheje umugisha. Ntabwo nari kuzawubona ikintu kitabaye kizitu. Banza unyumvira ijambo ku isoko niho dufuka. Haleluya. Urumva ibyo nasabaga byazituwe. Bizituwe nwazitura ikingeraho. Ubu nanjye kingezeho nta burundi ngiye guha amafaranga y'ishuri. Yego. Oya se mumva inkuru ariko. Oya nanjye arangeraho. Urumva? Cyane. Uvuga ngo icyo kintu cyari kiboshye kirazituwe. Yego. Kizituwe hagize ikintu nkorera. None ubwo iki nkorera nanjye hari undi muntu wafisabaga amakayi n'uw'inyagasambu yari yandembeje. Ubu ngiye gutamuhereza nanjye amakayi kandi ndashyiraho nayo kurya. Ubwo nawe umwana yari yamurembeje. Hari wamuhingiye ukeneye guhembwa. N'umwana wamurembeje ati mama ikayi ku ishuri. Urumva ukuntu sheni mera. Satani uzi ko iyo aziritse ku isoko abafunze ibintu byinshi. We azi shene y'abafungiye. Kandi ishene y'abafungiye nibo bazana amatiku ngo ntabwo uri umuntu. Yego. Come on. Sema. Reka dufate urugero rwiza. Ibyo namusabiye Imana irabikora cyane. Arangi imaze kubikora ati reka nanjye fungura umugisha kwajewe. Yego. Nanjye hakanye bu hari n'Inyagasambu wasabye amakayi y'umwana. Ngiye guhita mufungurira umugisha. Buriya nawe kandi ntabwo nyohereza. Buriya nawe umubajije. Ugameza kuri ntacyo atadushoboye ntigira ikintu mfite nanjye. Ubu nawe umwana yabyuka ajya hehe? Ku ishuri. Hari umuhinzi wamuhingiye. Cyane. Nawe arahembwa. Agenda agura akayi k'umwana. Urumva? Uruhererekane. Isoko y'umuntu umwe izibije. Izibira ibasha kuzibira n'abandi benshi bakazibusa. Uruhererekane. Turabibomora rero. Mu izina rya Yesu. Amazu y'abantu aboneke, imodoka ziboneke, ikintu cyose umuntu yahize yasabye Imana akibone mu buryo bukwiriye. So naya masengesho nakubwiraga rero. Hankurikira ariko. Naya masengesho. Ikintu kimwe inkomyi gatoya yitambitse ku mucyo. Nisi ahasigaye hose haba umwijima kubera ako kantu gato
kitambitse muri uwo mucyo aka kandi ni shene ndende nasobanura birumvikana abantu barabyumva neza cyane kana katanyumva yahemukiye yankupye ntanyitaho ntazi ibyanjye nawe siwe kumbi hari isoko ngari ndende Satani yagiye gufungira tuyakurenganya wasake ngo ikibazo cyavutse niki gusa akantu kangana iki uzandebera akantu gatuma muri rubura muri karitsiye ifite no kuba ari televiziyo ahantu mu rugo akantu kamwe karitsiye kabura umuriro. So ni byiza iyo dusenga kuruta kwirirwa duhata abantu tubacyurira mwaraturetse mwaradutaye nimutuvugisha aho kugira ngo ugire izo nyuru. Gira umwuka wo gusengera umuntu wese wakwemereye ikintu ngo niko babaye imbere y'Imana. Ndi umuhanuzi bisaziyemo siri bwivuga amazina n'ibindi birebire abo twakubitanye baranzi buriya nkubwire n'ikindi kintu burya cyewe sawa kari muzanza kwereka baya bindi bintu giye niyizi fo nka bindi harantu tubiziranye uvuze ngo ndumva ngo giye none ngiye kubimuga ntibyo uhisemo tuba yari ko burya bundi kuza imbere ngiye ngo ndumva ngo ubuzima bwanjye numva ngiye kubimuga n'iryo jambo ugiye imbere amugana ufite amahitamo yo kubimuga cyangwa ukamoka cyangwa ukaba umugabo amahitamo yawe nayo cyo titi jambo rirema rihindura rizana nabwiye umugabo nti muri niba turi ndamubwira ngo Imana iravuze ngo uzacuruza imodoka dusohotse ati nanze yo gusabye uri umushumba ndacuruza imodoka naburaye ndamubwira ntuzacuruza imodoka nanone ubisubiramo kandi nyuma yo gucuruza imodoka uzakora divorce ese kandi ati ntabwo byashoboka ni uzayikora kuko hari akantu kakurimo katwikiriwe n'ubukene ubukire nibuza sinzi kuzakihanganira ariko nutaba maso ugatandukana n'umugore ko azagenda niko n'ubutunzi buzajyana nawe kandi ntabwo azajyana mwese muzakenera gendero w'abandi yagiye ahantu muri niba turi mu gitondo kare kare atora igisogisi kiringa amafaranga muri abantu bakunda kujya kurangura baca zapanyura babona no buhamya yanyihere ajyanye mu gati wa mugabo utangiye no kwiba none ubukene burakwishura ibi uribye ati no kuri mbitoye mu nzira amafaranga rero ntiwajya kuyarangisha atigeza ko ari umuzataka amafaranga bari abatubitwa ngo bakora fraude n'abatenezi ntago bajya barangisha ibintu byabo hari nk'amadolari amanyarwanda kandi ibintu byose byuzuye aya mana nk'amezi nkanga yose ategereje ko hari utaka ko yayabuze aramubura ubuzima aratangira buraje utangiye buraje bacuruje imodoka utangiye araye aho agomba kurara numva nyine y'amafaranga aje uhita uzaba ibyo urya utaryaga hari namuvuga ntavugana utangiye nyine kabakaraje nyine n'iki kwa kundi nyine noneho kandi wa mudamu w'iyo ngiyo hari ibyo atazi wamushyiramo ntamenye bambe hari utazi uko mayoneze bayikora hari utazi aho bafatirikanya n'ikiyiko burya umuntu wese uramwigisha burya tugira ubwenge bungana n'amateka twanyuzemo yego na riva turiho bankurikiye inkuru nyirangirizaho divorce yarabaye ariko buriya arangarushye mwe ntiwayihagaritse ko byemera hari ukuntu wembere ko mukora divorce bongera kubabwira ati mugende mu bitekerezo ari ibyo mugomba kwicara mbere ko mutangira inama nyuma akabimitekereza mwe ntimwarimo n'ibindi ndabahamagara umugore ntisinjya ngo ibi nibi sinavuze ibi nibi biragiye rero ibintu mugiye gukora n'ibiki ko umugore atazi kwambara imyenda warayimweretse biramunanira wamujyanye mu ndege biramunanira yatangiye kubona abona no muto abantu babona amafaranga mbega bundi tubwizanye kuri kiganiro icyo bita satani kuboha ibintu by'abantu bundi buryo umuntu arongora cyakarongorwa n'umuntu wari mu rwego rumwe kandi kuba wabonye amafaranga ntibihindura isura afite iyo washakanye niyo ngumana niyo n'uburebure mfite n'ubwo naho navukiye naho nuko nanombaga inome n'ubusirimu n'ubwo ibyo ibindi uzafata ishuri binyereke hari ibizakunda n'ibitazakunda wimpora uko nariye wimpora uko naryamye ngo nuko ifaranga zahindutse hari n'ibitazakunda umukozi nyere ko bihinduka ko bwiza ukuri
arabivuze ni umusaza iki urabivuze umusaza arabivuze pe ufite umukecuru mwambika ipantaro reka cyangwa utujipo tugeza oya amenye neza kwirira kuri purasi burya gusa icyiza kiriho yego iyo wari warubatse urugo ugakena iyo wari umukene mbere yo kubaka urugo iyo wari umukene nyuma ukaza gukira yego burya umugisha ntabwo aba ari uwawe aba ari uw'umugore ni uwo mwahuye gatwiye kubyita gutyo hari n'umugore uza akabyungukiramo okay hari n'abagore baza akabyungukiramo ariko yego ubizi subira inyuma ntabwo mbyumvise neza iyo wari umukene mbere yuko iyo ufite ubuzima buciriritse uri umukobwa cyangwa uri umuhungu wamara gukora ubukwe ubuzima bukagira gute bugahinduka burya ntabwo ari inyenyeri yawe ni inyenyeri y'uwo mwahuye niyo mwahuye urayirukana birajyanana nawe nuko rero muri komenti bandike hari uwirukanye umugore n'inkoko zirapfa yaragenda bikagenda ariko erega basigaye bose barujemo ni ibisahura ni ibisahiranda ni ibisambo ni ibisenya ni ibije kurya bimwe wazituye yego kandi watumye bizituka uramwirukanye Imana irabizituye kugira ngo mubisangire umugisha uzamwe n'umuntu mubana nshaka kumva iryo jambo yego icyambere nta safuriya nta gikombe nta kintu wagiraga yego ukoze ubukwe ibintu birazamutse n'akazi karabonetse inyenyeri yawe yego yakijwe n'iya mugenzi wawe nk'uko bivuga ngo nk'uko icyuma gikaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we yego iyo umwirukanye uba wirukanye ya nyenyeri abo ugiye kwinjiza baje no guhanagura ibyari bise kuko nta kibabwiye n'ubundi baragusigura igipampara giparaporo ndabaganiriza ndaje nabwa nti mfata ibiganiro ngira mbashyingire ndo umushumba bagenda bashyingira ariko sinabashyingiye musene mwongere muvuga isezerano ryanyu mukurikire go mu rukiko utwara ahantu utangira umuyobozi ukwiruka abakiriya baza mwigishe mu rwego arimo bizagenda mukure ku mavuta ya 600 umugore ko amavuta ya 80 ntiwamweretse ngo yange gucya n'abandi bakobwa hari cyo twita anti age basiga umuntu ntazana iminkanyari kamafaranga urayafite urashoboye mutware muri zote gira ukuntu mugenza imodoka nazayimenya wigira ikibazo nta mugore ku isambu no mu mujyi wimugira ku isambu mugira uwo mu mujyi birakunda ariko ubundi nta tuntu nka dutanu twiza twuzi ataranyubaha ibyo birahagije ati nta stress ibyo birahagije nta nambaza amafaranga ibyo birahagije ibintu ushaka iki so rero iki tukivuze kuki yuko hari igihe satani agenda agafunga yego nyamukuru kugira ngo abandi uruhererekane rwinshi rubiburire ijambo ryumva ufite abana bafite ubwenge ariko kuko nibajya kwiga umuryango uzazamuka satani agafungira ku bushobozi bw'umubyeyi abana ntibabyungukiremo barajyayo ntago bajyayo biragenda bite baragumaho cyangwa urupfu rukaza bigahagarara urumva we satani cyabashaka yavuga ngo mugende mujye ku kirorero murahasanga icyana cy'indogobe kitaricarwaho n'umuntu uwo ari we wese ariko kiri ku kizira ubu hari diplome zikeneye kubona akazi hari abakobwa bakeneye hari perimi zikeneye hari abantu bakeneye abagore hari perimi zikeneye gutwara imodoka hari abantu bakeneye kwinjira mu buzima hari amazi akeneye kujya nk'abapangayi bakishyurwa ibaze kugira ngo wemvese amafaranga ya banki niba bakubura umupangayi uzi ko hari inzu nziza rwose nziza ariko satani ni umugome ni umutuku hari umukecuru wavuze ngo satani ngo ni umutuku umuje niko babyitariye urumva ikamara amezi 6 silivupure amezi 6 inzu nziza igeretse rimwe kandi uhora ubona ngo icyapa ngo house for rent kugira ngo winjire muri rya deni ntibazayiteze cyane noneho n'ibyari byarazituwe byongere biziriko akora kumva ariko umva kikiri icyana cy'indogobe kitaragendwa hari amazi atarakodeshwa hari bitarakorwa byo turabihora mu izina rya Yesu hari diplome zarajya hagaragara kugira ngo utunge permis de conduire imyaka 7 ubure na polisi ikubaza arahari
hariya rwose hariya nakura muzi 7 7 ariko ndiko nyibohoye vuga umushumba yavuze ngo irabaho ikibazo ni cya kindi nta kibazo by'umwihorere birabaho uko biri kose Imana twakira mu bugoryi bwacu Haleluya ko burya n'abasazi bagenda mbimubwira n'abasazi irababohora n'abazimira babohora ariko yibuke ko ntabwo Imana ikubohora uri mu buriri kubohora wasohotse yego yaravuze umukobwa y'indirimbo ya Salomo ngo ntimutangazwe nuko bakobwa b'Yerusalemu ntimutangazwe nuko nirabura suku nasaga oya ni izuba ryanyishe kubera kwirwa mu nka z'abasaza banjye ariko muzamenye uwo ndiwe urumva hari igihe muzamenye hari igihe izuba rigukupita ry'ibigeragezo ukirabura ugasa nabi ariko nukuri mu nka z'abasaza bawe yego nta muntu ubasha kubaka muko adahagaze muko abandi ntabwo bishoboka bamungu aratangaye ngo ntabyumvise nese niba ukora hano urimo urakora mu kwawe uhagaze mu kwabandi uhagaze mu kwanjye ndaguhe mujyani wawe nanga ubwo ahisa bibarira mu nzu no kuvuga ngo jewe hari ibyo nguha naye nkagukajya hari yego yasohoka ifunze yo hejuru byagenda bite yego ejo ugakurabona permis ukagura moto ukagira ubuzima urumva deja byose ubyubakiye mu kwanjye si mu kwawe ahubwo naye hari undi muntu uzaza mu kwawe yubakira mukwe na mu kwawe naye hari so niyishira uko isi bigenza tugiye gusomera ijambo by'ukuri hari amashaka ko tuza kuvugaho ngo ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara yego ariko icyifujwe kibonetse igiti cy'ubugingo yego ni amagambo agaragara muri Bibiliya mukiraho mikoro neza yego mu bice 13 ngo 12 by'imigani tuzaninonosora umunsi wejo yego ntacyo bivuga ngo ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara ariko icyifujwe kibonetse kibara igiti cy'ubugingo bivuga ngo iyo uhora wumva amasezerano nza kandi nza ijyana no gukura kwacu kandi hari ahantu ugera ugakura bikaba bitakubereye nk'ubugiye ngomba kuba mbere no gufata passion yego hari undi mbere no gukora no gutarama yego rero baze kugira ngo Imana izaguha umugore ugeze igihe cyo kuzukuruza ntabwo biba ari byiza cyangwa ugiye kugira abuzukuru ntabwo biba ari sawa cyane none rero ibi biziritse turabizitura mu izina rya Yesu Kristo Nazareti Imana ishimwe amazu y'abantu adakodeshwa tuyakodeshwe imodoka zibona abakiriya butaka bubona abakiriya icyo washyize ku isoko cyose kibona abakiriya aho wakomanze bikunde mu izina rya Yesu iki cyana cy'indogobe ndakirekuye ndi umushumba in the name of Jesus amen amen murakoze cyane amasengesho arakomeje ntagarayo kwirigiriza ubishatse wabikora ariko mwahamagara mushumba cyangwa mukamwandikira mugasangana murakoze ndahari